Mu cyumweru cyakurikiyeho Yves na Clementine bakomeje kujya bahura bakaganira. Hari ubwo yamufashaga gutwara ibintu, hari n'igihe yahacaga ngo amwifurize umunsi mwiza. Ntibajyaga baganira ku rukundo, batwaraga ibintu byabo gahoro gahoro, ariko ubushuti bwabo bwo bwari nk'indabo zikura bucece zisakaza ubwiza. Umunsi umwe ubwo Clementine yari hafi gufunga iduka rye, Carine wari inshuti ye ariko bitari cyane yaramusuye. Carine yari umukobwa ukunda kuvuga cyane, ku buryo icyo yabonye yaba yagishimye cyangwa yakigaye yakivugaga. Icyo gihe yabwiye Clementine ati, ngira ngo uranzi, iryo ntavuze ni iryo ntazi. None nagize amatsiko y'umunyonzi maze iminsi mbona aza kugusura, ndetse nigeze no kubona mwicaye musangira icyayi. Ese Clementine, ubwo koko nta soni uterwa no kuba inshuti n'umuntu nk'uriya? Clementine aramusubije ati, ashobora kuba akora akazi gasa n'agaciriritse, ariko umutima we si uko umeze. Ni umuntu mwiza utandukanye n'abandi benshi nzi. Carine yaramubwiye ati, ibyo simbihakanye, ariko se ntubona urwego uriho? Umukobwa nkawe ufite imodoka, inzu n'amafaranga, akwiye kugirana ubucuti n'umusore utagira n'urwara rwo kwishima ko kuvugishije ukuri. Ese ujya utekereza ku cyo abakubonana nawe batekereza? Kuki uri kwiyambura agaciro koko? Iryo joro Clementine yari atekereza kuri aya magambo yari abwiwe na Carine. Uruhande rumwe yumvaga ibyo bavuga ari ukuri, ariko ku rundi akumva atari byo, kuko kuba akize bitavuze ko azagirana ubucuti n'abakire gusa. Mbese buri icyo akora n'icyo areka. Bukeye bwaho mu gitondo ubwo yari avuye mu isoko, yahuye na Yves ari mu kazi. Yanze kumucaho maze arahagarara aramusuhuza. Uwo mukobwa yasaga n'uwahindutse. Ahari yari yatangiye gutekereza ku by'inshuti yivuga ari ukuri. Yves nawe yarabibonye maze aramubaza ati, Clementine, ko mbona utishimye? naraye ntasinziriye, none n'ubu ndumva ntameze neza. Waba warwaye se? Ntabwo ndwaye, ahubwo ndahangayitse. None se byakugendekeye biti? Ngira nubikora icyo nagufasha. Urebye ntacyo rwose, kuko n'umuntu wambwiye amagambo urebye atuma ndaranyatekerezaho, none yambujije amahoro. Ashobora kuba yakubwiye nabi. Urebye ntabwo yambwiye nabi, ahubwo yambwiye amagambo ntari niteze. Yves, nk'uko ubibona, abantu benshi bari kuducaho bari kutwitegereza cyane. Wenda hari abatubona bakabona ko ari ibisanzwe, ariko hari n'abandi bibaza icyo tuba tuganira. Nimugoroba hari umuntu wambajije icyo mba nganira nawe. None se wamushubije ngo iki? Ntakubeshye nabuze icyo musubiza. Yves yamaze akanya gato yitegereza uwo mukobwa maze aramubwira ati, Clementine, nshobora kuba nkubangamije. None umbwije ukuri, naba nkubangamira? Rwose ntabwo mbangamira, ariko nanone turi gutuma abantu benshi batwibazaho, kandi ntabwo mbikunda. Ntabwo nifuza gukora ikintu gituma abantu banyibazaho. Umusore yumvaga aho uwo mukobwa aganisha, nubwo arababaye yaramubwiye ati, Clementine, nta kibazo, ariko mbere y'uko ugenda reka ngire icyo nkubwira. Clementine, mu myaka itari myinshi imaze ku isi, nasanze ntacyo wakora ngo ubuze umuntu kuvuga. Nk'ubu ushobora kwanga kumvugisha ngo urange ko bakuvuga, ariko wanabireka nabyo bikaba ingingo baganiraho, bakajya bibaza bati, ese noneho byagenze biti? Barashwanye se? Rwose ntabwo nguhatira kugumana nanjye niba koko ubona bidakwiye, ariko gufata imyanzuro ugamije gushimisha abandi, njye ntekereza ko biba bisaba ubwitonzi buhagije, kuko ntushobora kuneza rubanda. Bamwe bazagushima, abandi bazakunenga. Njye ntekereza ko dukwiye kumvira imitimanama yacu, kuko
nitubwiza ukuri nta nyungu uzayigamije. Umutimanama wawe nukubuza ikintu runaka rwose uzakireke, kuko ubwo kizaba ari kibi. Ariko nukuri ugamije gushimisha rubanda bwo cyangwa kwanga kuvugwa, ntuzigera ubigeraho, kuko abantu bo ntabwo bazigera bareka kuvuga. Iryo jambo ryafashije cyane Clementine, byatumye yibuka kwanza kuvugwa koko yaheze mu nda ya nyina. Ise amubwira ati, none se tubahime bakomeze bavuge? nta kibazo, twatuma bavuga kuko n'ubundi ntibazigera bahora. Clementine yahise amusaba kumuherekeza, ubundi Yves ashorera iryo gare rye, bagenda baganira baseka, ubabonye wese akabona ko bahuje urugwiro. Barimo bagenda baganira, Yves yabajije Clementine ati, ese Clementine, gira icyo nkubaza? Nuko Clementine amubwira ko nta kibazo. Yves yaramubajije ati, ese wizera ko urukundo ruza gake gake ariko rukazagera igihe aho buri wese muri abo ngabo aba adashobora kwifata ngo aruhishe? Ntabwo Clementine yari yiteze ko Yves yamubaza icyo kibazo. Mu gihe yari agitekereza icyo amusubiza, Yves yaramubwiye ati, nsigaye mbona umunsi ku wundi hari ikintu kirimo hagati yacu. Sinzi niba ari byo ubibona gusa, ariko njye niko mbibona. Nanjye ndabibona, ariko nanone nibaza ku cy'umuryango, inshuti n'abandi watekereza. Ese bashima amahitamo n'aba ngize? Ibyo rwose ntabwo mbizi Clementine, icyo nzi ni kimwe, ijisho ry'undi ntabwo rijya gushimira umugeni. Bageze aho Clementine yakoreraga, ubwo Yves yaramusezeye ngo agende, Clementine aramubwiye ati, Yves, uko yumva nanjye niko niyumva. Icyakora ntabwo byoroshye, nyihanganira. nuko Yves nubwo yarababaye amubwira ko nta kibazo, ubundi avaho aragenda. Amaze kuva aho ngaho, aho gutekereza aho ajya gushakira abakiriya, yise atekereza aho yajya kwicara akitekerezaho. Yabanje kujya kunywa amazi kuko inyota yari imwishe, ahava ajya gushaka ahantu hatuje ngo abe ariho yicara ubundi yitekerezeho. Ahageze yirengagije ibindi bitekerezo yari afite, yibanda ku kijyanye na Clementine. Yabanje gutekereza uwo ari we by'ukuri, ni ukuvuga yitekerezaho. Yari umusore udafite amashuri, amafaranga ndetse n'umuryango ukomeye. Yari umukene, wa wundi uhora uhangayikishijwe no kubona ubukode bw'inzu. Nuko atekereza no kuri Clementine. Uwo mukobwa yari mwiza, afite imodoka, inzu ndetse n'amaduka arenga 4, kandi nayo afuha. Yavukaga mu muryango udasaba umunyu, yarize, mbese yasaga n'ufite byose. Nuko atangira no gutekereza ku bijyanye n'ibyiyumvo yari afite. Mu by'ukuri yarasigaye akunda Clementine nubwo aratarabimubwira, ariko nanone yabonaga rwose yarishumba kurusha. Yasanze akwiye gukundana n'abo bari mu kigero kimwe, akareka gusoroma ibyo adashikira. Yavuye aho yiyemeje ko agiye kwikuramo gukundana na Clementine, kuko ngo ari bidashobora gushoboka. Ubusanzwe ntiyashoboraga kumara iminsi 2 batabonanye, ariko kuko yari yafashe icyemezo cyo kumwikuramo, niyo yabonaga umugenzi wenda akahaca, yirindaga gukebuka ngo adahuza amaso na Clementine, bigatuma ajya kumusuhuza. Yifuzaga kumwibagirwa. Nyamara nubwo yibwiraga ko ababangamira uwo mukobwa akaba asa n'umwihomaho, mu by'ukuri ntabwo ari uko byari bimeze. Clementine yifuzaga kugirana ubucuti n'uwo musore, ariko akagira ubwoba bwe bazamubona. Ariko umutima we ntacyo wanengaga uwo musore rwose. Yarazi ko ubukungu ari nk'imyaka, atari ihame ko bose bayinganya. Umunsi umwe ubwo Yves yaraciye aho Clementine yakoreraga, nabwo ariko yanze kuhareba ngo badahuza amaso, Clementine yaramubonye, ubundi amutumaho umuntu ngo nihute amumubwirire ko amushaka. Nuko aragenda, amugezeho amubwira ko ari umukiriya umushaka. Yize akebuka ngo arebe ko atekereza yaba ari we, asanga rwose ni we. Nawe yaratekereje ko ari Clementine umushaka. Yize ahindukiza igare rye, ubundi ajya kumva uwo mukobwa amushakira. Ahageze yaramushohoje, maze Clementine aramubaza ati, ariko se Yves, byagenze bite? Kubera iki se Clementine? Koko usigaye uca aha, ntunifuze ko duhuza amaso? Nukuri ntabwo nabikoze ku bushake pe.
ndimo ndeba ko nabona abakiriya. Ntubona koko ko bitoroshye? Yves, waretse kumbeshya koko? Urabona ndi umwana? None se ko ubusanzwe utajyaga umara iminsi 2 utaje aha? Ko niyo wabaga utabonye uko haca wansuhuzaga ugenda, rwose urambeshyeye iki? Yves ese yumva koko ibyo umukobwa avuga ari byo, nuko ahitamo kumubwiza ukuri. Yaramubwiye ati Clementine, ntakubeshye nabikoze ku bushake, kuko sinifuza gukomeza kukubangamira. Ndifuza ko twajya duhuzwa nk'akazi kuko n'ubundi ariko katumye umenya. Niyo mpamvu rero nari maze iminsi ncaha ngaha kirinda no guhuza amaso nawe. None se Yves, urashaka kunyibagirwa koko? Iyo byanshobokeraga nakabikoze, ndetse iyo mfite aho nimukira cyangwa se mfite ubushobozi bwo kubikora rwose nabikora, kuko ndifuza kwibagirwa ko nikize no kugira inshuti yitwa Clementine. None se Yves, nawukoreye irihe kosa rituma utifuza no kunyibuka? Nta kosa wakoze Clementine, ahubwo nijye warikoze. Nako nanjye ntabwo ari jye, n'umutima wanjye wibagiwe uwo ndiwe ko ndi umunyonzi ukanjyana mu by'urukundo. Naribeshye rwose Clementine. Yves, reka nkubwize ukuri. Bigitangira nari nzi ko ari ibisanzwe, ariko ku munsi wagiye usimbura undi byagiye bifata indi ntera, none bigeze aho ndarankanuye ngutekerezaho. Ntakubeshye ndagukunda Yves. Yves yabanje kugira ngo ahari ari mu nzozi, nyamara byari byo. Yise amubaza ati ngo iki Clementine? Nuko Clementine amubwira ko rwose amukunda. Bahise basa nabibagiye ko bari ku muhanda, maze Yves ahobera uwo mukobwa aboneraho no kumubwira ko yari yarabuze aho amuhera, abimubwira ko ari kamukunda cyane. Bahereye ubwo umwe aba umukunzi wundi. Kuko Clementine yifuzaga gufasha uwo mukunzi we, yamusabye gutekereza icyo yakora akareka ubunyonzi. Nuko umusore amubwira ko yakoze yifuza gucuruza, ko rero niba ashaka kumufasha yamufasha gushinga iduka. Clementine yamusabye gushaka aho yakorera, undi arahashakisha, ubundi amushingira iduka ahantu muri karitsiye. Ubu ni ryo duka rikomeye muri ako gace. Ibyo ubuze kwa Yves ujya kubishakira mu mujyi, kuko ibyinshi bikenerwa n'abatuye muri ako gace Yves abicuruza. Ubu noneho iyo Clementine aparitse imodoka akajya gusuhuza Yves, baravuga bati dore abantu baberanye. Nyamara mbere ntabwo ari uko bavuga. Abazi inkuru y'urukundo rwabo bemeza ko burya uko ubona umuntu uyu munsi hari igihe biba biterwa n'uko abayeho, atari uko mu by'ukuri aba ameze. Iyo ubuzima buhindutse nawe arahinduka. Nanone bashima igikorwa Clementine yakoze cyo gufasha uwo akunda akava ku rwego ruciriritse akagera ku rwego rushimishije rujyanye nawe. Iyi ntambwe yamufashije gutera kandi yatumye Yves arushaho kwisanzura mu gihe ari kumwe n'uwakunda. Inkuru yabo yakoze ku mutima bayumvise. Nanjye yari yarankoze ku mutima ku buryo nahoraga nifuza kwibasangiza, none turabikoze. None se ibasigiye iki? Umukiza. Amajwi y'utunyoni twari twararitse mu biti byo hafi y'amacumbi y'abakobwa niyo yamenyeshaga Mutesi ko igihe cyo kubyuka cyageze, nuko akabyuka agasenga asaba Imana ngo imurinde uwo munsi wose kandi imufashe gukora ibyo agomba gukora uko bisabwa. Yarangizaga gusenga agahita abyutsa mugenzi we Uwimana wari ufite ikibazo mu ngingo, kugira ngo murandate ajye kumufasha gukaraba no kwisukura. Mutesi n'Uwimana barahoranaga kandi bakuzuzanya, nubwo buri wese yari afite ubumuga bwe. Bafatanyaga byose, guhera ku kwiyuhagira, kwandika no gusoma, gusukura imyambaro n'ibiryamirwa, mbese byose babaga bunganirana
kugira ngo barusheho kunoza ibyo bakora. Uko babaga bari kumwe niko kenshi Uwimana yagiraga inama Mutesi zitandukanye, cyane cyane kwirinda abantu bose bashakaga kuririra ku bumuga bwe bwo kutabona ngo bamwumvishe ko ntacyo amaze. Mutesi ariko yaterwaga intimba n'ibyo bintu byose rimwe na rimwe byakorwaga n'abo bahuje ubumuga. Uko byarushagaho kubaho kenshi niko byaremereraga umutima wa Mutesi kugeza igihe yumvise amaze guhaga kubaho muri ubwo buzima. Niko gufata umwanzuro ajya kuganyira umuyobozi wari ushinzwe imyitwarire, ariko nawe ntiyabikumira nk'uko Mutesi yari yamwizeye, kuko yumvaga ari amatiku y'ingimbi n'abangavu ku buryo atari ibintu byatuma ata umwanya we abyirukamo. Bukeye abwira Uwimana ati, Uwima, ndahaze rwose, ndahaze kuba muri ubu buzima aho nta muntu n'umwe unyumva, ndahaze kubaho ntacyo nimariye, mpora nsaba ubufasha mu bintu byose. Uwima, no kujya mu bwiherero koko? Mutesi ararira cyane kugeza asinziriye iruhande rw'Uwimana. Mu gitondo kare Mutesi yabyukijwe n'utunyoni, nuko agenza nk'uko yari asanzwe abikora. Gusa aho kujya kubyutsa Uwimana ngo bajyane, aragerageza ngo ajye kwiyuhagira, gusa mu kugenda asitara ku ndobo yari irimo amazi, maze ayasesa mu cyumba ndetse n'aya ndobo irameneka. Ubwo abandi banyeshuri babyukijwe n'urwo rusaku rw'umuntu yituraga hasi. Yumva akadomo rwa, batangira kumunyiga bati, ariko ubundi iyo mpumyi yajyaga he? Irinde ibyutsa abantu iki gicuku, itwanduriza inkweto ubundi yajyaga he? Mutesi yarabyutse asubira mu buriri bwe, amarira mu bana menshi, abura icyo afata n'icyo areka. Aguma aho ngaho yiganyira mu mutima, asharijwe n'ubuzima. Abandi banyeshuri bamaze gusohoka, yagiye aho Uwimana yabikaga, kuko ari we wari ushinzwe ibikoresho by'isuku, akuramo agacupa gato kari kanditseho umuti wica udukoko two mu bwiherero mu rurimi rusomwa n'abafite ubumuga bwo kutabona, Braille. Mu gihe yicaye ku gitanda cye agiye kunywa ngo yiyahure, hinjiye undi munyeshuri w'umuhungu witwaga Rumanzi, wari mushya muri icyo kigo, ariko nawe akabana n'ubumuga bwo kutabona. Aribyo byatumye yobera mu cyumba cy'abakobwa. Mutesi amwumvisha arikanga, arahamagara ati, yewe muntu, waje ukagira icyo umfasha? Rumanzi yahise yerekeza aho ijwi ryaturukaga, nuko ahagarara impande y'uburiri bwa Mutesi. Rumanzi agira ati, naje rwose, niki nagufasha? Mutesi nawe ati, nonese ko numva uri umuhungu, wowe wageze hano ute? Rumanzi ati, nitwa Rumanzi, narinje muri laboratoire. Mutesi ati, yego ko, ninde wakubwiye se ko hano ari muri laboratoire? Yahahoze kera, ubanza wayobejwe na cya cyapa cyasigaye hariya. Rumanzi nawe ati, ngende mushya hano, ubanza nayobye rwose, kuko n'ukuri nashakaga kujya muri laboratoire. Mutesi ati, nta kibazo, ngaho reka nkubaze nanone, uri umuntu nagirira icyizere ko numva hari ikintu nshaka kukubwira? Rumanzi ati, ndagowe noneho, none se ko utanzi koko? Ariko niba ntacyo bigutwaye, njyewe ntawe nzabibwira rwose, ntabwo nkuzi, si ngombwa kunyibwira hato ntazakumenera ibanga. Mutesi ati, Ruma, ndamutse nkubwiye ko nshaka gupfa, ni iyihe mpamvu wampaye atuma mpindura ibitekerezo? Rumanzi ati, akira ikiganza cyanjye,
ndashaka ko ugikoza ku maso hawe. Mutesi arabikora. Rumanzi akora ku isura ye nuko akomeza kuvuga, ndumva uri umukobwa mwiza rwose. Iki kigutera kwiheba kugeza aho wumva ushaka gupfa? Mutesi ati, mbana n'ubumuga bwo kutabona. Kenshi abantu bambwira ko ntacyo maze kandi ndi impumyi gusa, ko biruta ko nakwipfira rwose aho kugira ngo nkomeze kubabangamira. Rumanzi ati, nuko batarakubona ahari. Ni ukuri ntabwo ari ko umeze. Uri mwiza kandi urakenewe. Rumanzi yasezeye Mutesi ntiyirushya amubaza izina kuko yumvaga byatuma yumva abangamiwe. Agenda ashaka inzira kugeza ageze kuri laboratwari. Yumva akadomo rwa munsi ku mugoroba. Ku kigo haje abagiraneza bashakaga umwana bavuza amaso maze bakazabana nawe nk'uwo bibyariye. Bakoze tombora igwa kuri Mutesi maze bukejyana nabo. Babanje kumujyana kwa muganga ngo bamenye neza uburwayi bwe maze bamwohereza kujya kwivuza i Burayi. Mu kwezi kumwe Mutesi yafashe indege ajya kwivuza ndetse biba amahire babasha kumukiza ubuhumyi. Mutesi yari afite amatsiko yo kubona buri kintu cyose kuko kuri we byose byari bishya. Yabanje kureba mu ndorerwamo ngo abanze yimenye. Arebye koko asanga ni umukobwa mwiza rwose nk'uko Rumanzi yabimubwiye. Igihe yari i Burayi amakuru yamenyekanye mu gihugu ko yakize ubuhumyi ndetse ibitangazamakuru byinshi byandika bimenyesha iyo nkuru. Kera kabaye ababyeyi ba Mutesi nabo baje kuyibona basaba n'abandi kumwakira ku kibuga cy'indege. Mutesi yabonye ababyeyi be ikiniga kiramufata ararira nabo bararira, mbese habura ufata undi. Yabaherukaga akiri umwana muto kuko iyo bazaga kumusura ntabwo bamaranaga umwanya munini. Abanyamakuru barafotoye abandi bafata amashusho, mbese byari ibirori mu bindi. Mutesi yeretse ababyeyi be abo bagiraneza bamuvujije ndetse bakaba bifuza ko babana nawe nk'umwana wabo. Nubwo byabanje kubagora ariko baje kubyumva ndetse babashimira cyane ko babavurije umwana akaba byibura yabashije kubabona bwa mbere mu buzima bwe. Yumva akadomo rwa. Mutesi amaze gutuza yafashe inzira ajya gushaka Rumanzi kugira ngo amwiture ineza yamugiriye. Nuko akigera mu kigo abana benshi baza kumureba cyane ko bari baramenye ko yakize. Gusa Rumanzi we kuko atarazi izina rye cyangwa isura ye ntiyigeze amenya uwo Mutesi bari kuvuga. Gusa Mutesi we kuko yari amuzi yamutumyeho Uwimana ngo ajye kumumuzanira. Nuko Rumanzi aje Mutesi amusaba ko bajya kuganira ahantu hiherereye hatari mu kavuyo k'abanyeshuri. Mutesi niko guterura aramubwira ati, Ruma, nazanye hano no kugushimira kubera ko wangaruriye ku muryango w'urupfu. Umunsi unsanga mu cyumba nararagamo nari namaze kubona umuti wica udukoko two mu bwiherero. Nari ngiye kuwinywa ngo nipfire kuko nari ndambiwe ubuzima. Uraza iyindi mpamvu yo kubaho umbwira ko burya impamvu bamvuga ari uko batanzi. Iyo bitaba wowe bariya bagiraneza bari kugera hano bansanga byarangiye. Ni ukuri warakoze, nzahora iteka mbigushimira rwose. Rumanzi yazenze amarira mu maso abura icyo avuga ahobera Mutesi gusa. Hashize umwanya aramubwira ati, ndishimye ko nakijije ubuzima bwawe. Ntuzongere gushaka kubujugunya ukundi. Uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru dukoze zijye zihita zikugeraho ako kanya.
nyumva akadomo rwa. ntukicwe n'irungu